twongeye kubasuhuza no kubifuriza ishya n'ihirwe kuri MPO TV by'umwihariko umuntu wamaze gukanda subscribe aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro cyangwa se mu busesenguzi bwacu. Uyu munsi rero tugiye kwibanda nanone nk'uko maze kubimenyera ku makimbirane avugwa mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'igisigaye cy'iki gihugu FARDC. Hari amakuru cyangwa se iyo ugiye kurebera iriya ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, hari ibintu bingaho ugomba kugenderaho. Iyi ntambara hari ibintu bigera kuri bitatu ushobora kugenderaho wibaza ese kuki mu burasirazuba bwa Kongo, kuki abavuga ururimi rw'ikinyarwanda aribo bakunze kugaragara ndetse bakagaragaza n'ingufu mu makimbirane abera mu burasirazuba bwa Kongo, kuki havutse umutwe wa 23, kuki irwana, kuki hahora havugwa intambara ndetse n'uruhererekane rw'imitwe yitwara gisirikari ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Rero tugiye kurebera hamwe ibikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, tugiye kurebera hamwe uruhererekane rw'intambara zivugwa n'abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igiye kubera ku iyo sura cyane cyane turifashisha ingingo zigera kuri 3. Turaza kureba ku butegetsi bwa Perezida Joseph Kabila, turebere kuri Kabila pere, tuze kugaruka kuri Kisekedi, Etienne Kisekedi, ubwo ni umunise wa Perezida Felix Kisekedi ni uriho ubu ngubu. Turaza kubireba tubihuze, ese nuko ki iyo ntambara yadutse ku bwa Kabila kugeza amagingo hakaba mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa muri Kongo muri rusange n'ubundi havugwa intambara ihoraho kandi nta n'icyizere cy'uko izarangira, hakomeje kugenda hiyongeraho ahubwo amakimbirane kugira agabanuke hakiyongera agakomeza kwiyongera. Hari impamvu iyo ugiye kureba ugasanga hari kuba Kisekedi kugeza amagingo aya avuga ko Joseph Kabila afasha mu 23. Hari uburyo bumwe ushobora kubireba ukavuga ngo ibintu bifite ishingiro, tugendeye ku kuba harabayeho ubwumvikane we nawe guhererekanya ubutegetsi, bikaza kurangira hari ibyo bumvikanye, yaza kugera ku butegetsi Perezida Felix Kisekedi bikaza kurangira n'ubundi ibyo bumvikanye na mugenzi we yasimbuye, dore ko n'ubundi batari umwe yari mu opposition wundi bari bahanganye n'ubundi. Kisekedi ni byari bisanzwe bimenyereye ko ishyaka rye UPDC ryarihoze rikuriwe na se ritumvikanaga n'ubundi n'ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kabila. Byagenze bite kugira ngo amuhe ubutegetsi? Bigenda bite kugira ngo Kisekedi nawe yigarure mu mvugo cyangwa yigarure mu bikorwa ibyo yemereye Joseph Kabila ntabishyire mu bikorwa, bikaba bikomeje kuba nawe ubwe agenda atangaza ko Joseph Kabila afasha umutwe wa 23. Iyo urebye iyi ntambara isa n'ubundi y'umutwe wa 23 irwana, isa nkaho yavutse ku bwa Perezida Joseph Kabila. Perezida Kabila ubwo ni pere isewe ugereranyije, kuko akigera ku butegetsi hari amakuru yavugaga ko hari abamufashije gufata ubutegetsi cyangwa bamufashije kurwana guhirika ubutegetsi bwa Perezida Mobutu Sese Seko, akaza kubihinduka nawe. Kuki bakomeza kujya bagenda bihindukana kugeza amagingo iriya ntebe y'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa iriya ntebe iriya perezidansi ya Kongo irimo iki gituma ugeze ku butegetsi ahinduka mugenzi we? Ari byo bikomeje kugenda bikurura n'ubundi mu intambara y'urudaca cyangwa intambara idashira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabila agifata ubutegetsi, agera ku butegetsi yagiyeho asimbuye se wari umaze kwicwa, bivugwa ko yishwe n'ubundi ku kagambane kakozwe n'abamufashije gufata ubutegetsi, bikaza kurangira akabahinduka, bikaza kurangira n'ubundi bamukuyeho. Bakimukuraho hagahita ubutegetsi bwa Kongo bukimwa n'umuhungu we cyangwa bugafatwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Joseph Kabila yakomeje kujya hangana na Etienne Kisekedi. Etienne Kisekedi ni umunyepolitike w'umukongomani wari umaze igihe kinini muri politike ya Kongo kandi wari ubizobereyemo, kuko ngo ni nawe muntu ari mu bantu ba mbere babashije kubona impamyabumenyi y'ikirenga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse yinjira muri politike ya Kongo ubwo urumva ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko ndetse yabanjirije cyangwa se yakuyeho
bwari bufite yari yarakitse Tshisekedi n'undi yari yarabukozemo yarabuzi yarazi mu mbuto ariko ahitamo kumugambanira ajya gukorana na Tshisekedi ajya gukorana na Kabila Pere waje kurangira n'undi nawe amuhindutse undi akayoboka y'ubwo opposition kugeza amagingo aya ari byo n'undi uruherekane rwa politiki yo muri Kongo rukomeza kugenda ruzamuka kugeza ubu ngubu tuvugana yo 23 isumbireje ubutegetsi bw'umuhungu we ikaba ibumereye nabi hafi kumukuraho ikaba igenda ifata ibice bitandukanye bigiye bitandukanye n'umwanzuro Tshisekedi yafasha akavuga ngo kuki atemera kwicana n'umutwe wa 23 ngo baganire bashakire igisubizo ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kurangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ugiye mu iyo sura rero cyangwa mw'uwo mujyo usanga kuva Tshisekedi yarahira agasizora akavuga ko atazegera aganira n'umutwe wa 23 atazegera yicarana niwe n'umutwe yita ko ari uw'iterabwoba ngo bicare baganire bashakira ikibazo umutekano mukiri mu burasirazuba bwa Kongo ni ibintu bisa nkaho byateguwe gute. Mu 23 ivugwa ko n'ubundi mbere yuko Tshisekedi afata ubutegetsi cyagira ku butegetsi hari habayeho kumvikana kwa M23 ndetse n'ubutegetsi bwe cyangwa na Tshisekedi bavuga ko n'ubundi amasezerano agiye ku butegetsi ariko amasezerano yasinyiwe i Rwanda ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009 azayashyira mu bikorwa ariko n'abakigira ku butegetsi aza kubihinduka avuga ko atazegera bishyira mu bikorwa ndetse ahubwo ayoboka inzira yo gukorana n'imitwe yitwara gisirikare imitwe y'iterabwoba imitwe y'inyeshyamba ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo abashe kuba yarimbura umutwe wa 23 kugeza amagingo aya ashinjwa ubutegetsi bwe bushinjwa gukorana n'umutwe wa FDLR wasize ukoze amahano mu Rwanda kandi kugeza amagingo ya n'ubundi n'amagambo Tshisekedi wagenda atangaza agaragaza urwango n'ubugizi bwa nabi ategura no kutifuriza akeza igihugu cy'u Rwanda no kumva ko igihugu cy'u Rwanda cyahora gihora mu makimbirane cyagihora cyakwinjira mu ntambara cyangwa se akavuga ko n'ubundi azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda amagingo aya. Ibi rero Tshisekedi akomeza kujya agenda atangaza akavuga ko atazaganira na 23 akavuga ko ubutegetsi bwe butazegera buganira n'icyo we yita igisirikare cy'u Rwanda cyitwikire mu mutwe wa FDLR wa M23 kikaza kurwanya ubutegetsi bwe hakabavugwa ko n'ubundi ngo ashinje u Rwanda kuvuga ko ashaka ngo rushaka gukora balkanization cyangwa gushaka gufata igihugu cya Kongo rukagicamo ngo duce dutoya no kwiyomekaho ngo Nord Kivu no kwiyomekaho Nord Kivu na Sud Kivu ibi ngibi akaba ari ibintu agendera mu kugira ngo agaragaze impungenge n'ikibazo cya Kongo kugira ngo agihe uburemere ndetse yereke n'amahanga ko u Rwanda ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se rurwana ahanganye n'igihugu ngo igihugu cye cyatewe n'ikindi. Aya makimbirane iyo ugiye kuyareba urareba usange intambara ya Kongo ngo intambara ya Kanyarwanda yahereye mu mwaka wa 1963 kugeza mu mwaka wa 1965 muri Kivu y'Amajyepfo aho ngo hari ahantu niho bihera kuzamura intambara ya Kongo cyangwa amakimbirane ya Kongo ntahera icyo gihe kuko iyo ugiye kureba usanga n'ubundi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuva icyo gihe barakomeje kujya bagenda bahohoterwa bakomeza kujya bagenda bafatwa nabi bakomeza kujya bagenda bakorerwa ubugizi bwa nabi bukozwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bwagiye busimburana. Ibi biza kwiyongeraho kuva biza gutiza umurindi no kongera ubukana ubwo Joseph Kabila ariho ndetse na Tshisekedi abo ngabo bakaba aribo bakomeje kongera ubukana no kumva ko abaturage b'Abakongomani batuye muri Masisi no muri Sud Kivu na Nord Kivu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batazegera na rimwe bitwa abanyarwanda ahubwo umugambi wabo ngo kubakura muri Kongo bakabohereza mu Rwanda kuko bavuga ko ngo ari abaturage b'abanyarwanda. Ubwo Joseph Kabila Desire Kabila yaramaze gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko akimu ingoma cyagafata ubutegetsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11 1965 hakomeje kuvugwa ko yirengagije abamufashije gufata ubutegetsi cyangwa gukuraho mu Mobutu Sese Seko abo bakaba bari biganje mu banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda
yaje gutengwa n'ubundi bikaza kurangira bahisemo kuyoboka ishyamba cyangwa bashinze imitwe yitwara gisirikari ikomeza kumurwana. Iyo urebye intambara ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo usanga ishingira cyane kuri Laurent Désiré Kabila ndetse ikazamuka ikagera ku muhungu we Joseph Kabila ndetse na Tshisekedi waje gufata ubutegetsi aganiriye na Joseph Kabila yari asimbuye kuko nawe yari asumbirijwe n'abaturage ba Kongo bamushinja kugundira ubutegetsi no kudashaka gushyira demokarasi, ndetse byavuzwe ko mu byagiye biranga ubutegetsi bwe bwagiye burangwa n'ubugizi bwa nabi, guhotera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda na Perezida Felix Tshisekedi nawe yaje mu uwo mujyo, aribyo byatumye n'ubundi ibibera muri Kongo bikomeza kuba kamaramaza muri rwa rurimi rw'abarundi cyangwa bikomeza kutavugwaho rumwe no kutumvikanaho. Intambara ya Kongo rero cyangwa intambara ya Kanyarwanda yaturutse ku banyepolitike bakomoka mu bwoko bwiyitaga ko ari ubwa kavukire, abanande, abahunde ndetse n'abo bitaga ngo abanyanga, bashakaga ngo guhungabanya no guhigika abo mu bwoko bavuga ko bavuga ikinyarwanda kubera gutinya ko bazabahirika cyangwa bazabarusha ingufu cyangwa bakagira ubwiganze mu matora arimo gutegurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ibyo byaje gutuma abo bo muri iyo ntambara ya Kongo cyangwa izo nzego z'ubutegetsi bw'igihugu zari cyane cyane mu bwoko bwitaga ko ari ubwa kavukire zayoboye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwibasiye abahutu n'abatutsi, ariko ubwo butegetsi bugaragaza ko buza kugaragaza ubukana bwihariye bwo gutoteza ubwoko bw'abatutsi bari muri Kongo cyangwa muri Nord Kivu, bakajya bagenda babagirira nabi, aribyo byaje gutuma n'ubundi kugeza amagingo aya ari cyo 23 irwanira, kandi no 23 rundi mu byigenda itangaza ivuga ko izarwana kuva kera cyangwa kuva ku butegetsi bwa Kongo ko bwagiye buhindagurika buhererekanywa bugira bute, n'undi bakomeje bo kujya bagenda batotezwa, ari cyo ngo 23 imaze kurambiragwa ikavuga ko n'ubundi kurwana kwabo icyo bashaka bazaruhuka bakigezeho nibatanakigeraho, kandi ngo nubwo 23 yarimbuka igakurwaho n'ubundi ko abana babo cyangwa abandi banga karengane gakorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uri nabo bazazuka bakaza bakarwana, cyangwa abana babo bakazana bakakomeza ku ntambara yabo yarangiye. Aricyo gituma bavuga ngo ubundi cyiza cyakagombye kurangiza iriya ntambara ya Kongo ni ugushakira umuti unyuze mu mahoro, unyuze mu biganiro, unyuze ku bwumvikane, unyuze kwicara hasi, yaba abahagarariye ku ruhande rwa leta, abahagarariye M23 bakicara bakaganira bagashakira umucyo w'ibibazo bibera n'undi mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa intambara zabaye urudaca cyangwa se ubugizi bwa nabi bukomeje kwibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi iyo ntambara kandi ugiye kureba cyane cyane usanga yaratangiye muri Nyakanga mu mwaka w'1963 Laurent Désiré Kabila amaze guhirika ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko ku itariki 24 z'ukwa 11 1965, nk'uko n'ubundi abasesenguzi basesengura ibibera muri burasirazuba bwa Kongo usanga bakareba bakabona ko ari aho ngaho n'undi yahereye, ari aho ngaho byahereye, ari aho ngaho abaturage bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda, nubwo ku bwa Mobutu Sese Seko yaranzwe no kujya akorana na leta y'u Rwanda, akorana na Perezida Habyarimana, bakorana bya hafi, ndetse bavuga ko Habyarimana n'undi yari inshuti y'akadasohoka ya Mobutu Sese Seko, ibyatumye n'ubundi iyo balkanization itarakomezaga kuvugwa cyangwa itarakomezaga gushinjwa ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko n'ubundi Habyarimana Yuvenali yakoranaga na Mobutu Sese Seko, byaje gutuma n'ubundi ubutegetsi bwe butarageze bugirana amakimbirane cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ntambara kandi abanyekongo bavugaga ikinyarwanda bo muri Masisi, Goma, Bwito ku ruhande rumwe, n'abanande, abahunde n'abanyanga bo muri ibyo bice ku rundi ruhande yari yarabanjirijwe mu mwaka yarabanjirijwe
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri n'amakimbirane ashingiye ku kugira Nord Kivu intara ngo yigenga nk'uko byasabwaga n'abahagarariye ayo moko mu nteko y'akarere ka Nord Kivu. Mu gihe kandi abahagarariye abavuga ikinyarwanda nka Cyprien Rwakabuba na Jean Paul Musene Rwiyereka bari abaminisitiri muri guverinoma y'intara ya Kivu ndetse n'uwari komiseri w'umujyi wa Goma Herman Habarugira. Abo bose bagiye barangwa no kuba abari bahagarariye abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko no batagize ikintu bafasha cyangwa bafasha. Basabaga ko intara abo ngabo basabaga ko ngo intara ya Kivu zombi Nord Kivu na Sud Kivu ndetse na Maniema igumaho ngo idacitsemo kabiri, mu gihe abandi bashaka ko n'ubundi Nord Kivu na Sud Kivu zigenga ngo zikaba nk'igihugu. Abangaba rero nk'abavuga rikijyana cyangwa bari bahagarariye Nord Kivu, abadepite bahagarariye Nord Kivu, uyu Cyprien Rwakabuba ndetse na Jean Paul Musene Rwiyereka na komiseri w'umujyi wa Goma Herman Habarugira bashaka ko n'ubundi Nord Kivu na Sud Kivu ndetse n'intara ya Maniema ibyo byose bigoma biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibihabwe ubwigenge. Ahari impungenge zabo muri ayo moko yitaga ko ari akavukire z'uko bitaga abimukira abanyarwanda bahatwaga cyangwa bahatirwaga n'ubutegetsi, kuko mu matora ya mbere y'inzego z'ibanze yabaye muri Kongo imaze kubona ubwigenge mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batowe ku kigero cya 80% mu guhagararira cyangwa nibo bari bagize ubwiganze n'ubundi, ibyatumye n'ubundi abo ngabo mu bwoko bw'abanande, abahunde ndetse n'abanyanga babona ko n'ubundi bageramiwe bagomba gufata umwanzuro uzatuma n'ubundi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashyirwa ku ruhande. harimo abari abahutu, hakabamo abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bakomeje kujya bagenda bagirirwa ihohoterwa n'ubugizi bwa nabi bwagendaga bukorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ugiye kureba ari intambara ya Kongo ukareba amakimbirane kuva iyo myaka guhera mu 1960 kuva Kongo yabona ubwigenge ukazamuka kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu ubwo Joseph Laurent Désiré Kabila afataga ubutegetsi, n'ubundi usanga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda aribwo batangiye gutotezwa cyane bijyanye n'uko Laurent Désiré Kabila yaramaze gufashwa nabo guhirika uwo bitaga umunyagitugu mu Mobutu Sese Seko, ariko nawe akaza kubahinduka n'ubundi ntibumvikane, ibyatumye bakomeza kugirirwa nabi cyangwa gutinya ko n'undi bazamuhirika ku butegetsi, bijyanye n'uko bari bamuzi, bijyanye n'uko yaramaze kubatenguha mu masezerano bari bagiranye, akanga ko bakorana, agashaka kubirukana ku butaka bwa Kongo avuga ko atari abakongomani, cyangwa agashaka kujya gukomeza kubahohotera. ahitamo umwanzuro wo kuvuga ngo ntago azegera na rimwe yemera ko ari abakongomani, mu rwego kugira ngo niba namurwanya azajya avuga ko atarwanwa n'abakongomani, atarwanwa n'abaturage be, ahubwo akavuga ibyakomeje kujya gigenda biba amakimbirane kugeza amagingo ya makimbirane yaje gukora hari ubunguba ariho M23 ishingira ivuga ko abaturage bo muri Nord Kivu, Sud Kivu, mu ntara ya Masisi by'umwihariko bakomeza kugirirwa nabi, guhohoterwa n'ubutegetsi uko bugenda busimburana. Yabizeye ko rero uwo bitaga Joseph Kabila yaragiye ku butegetsi asimbuye se hari ikiri buhindukeho, ariko biza kuba iby'ubusa n'ubundi, kuko nawe ubwe yakomeje kujya agenda abahohotera, kujya agenda bafata nabi, kujya agenda abakorera ubugizi bwa nabi, ibyatumye n'ubundi butegetsi bwe cyangwa habaho kutumvikana n'abakongomani n'abaturage ba Kongo bamushyira mu majwi, ibyaje gutuma n'ubundi ava ku butegetsi kuko ntago yari akishimiwe n'abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hajyaho Tshisekedi. Ibiganiro byabaye hagati ya M23 ndetse na Tshisekedi, kuko mu biganiro byinshi abahagarariye M23, abayobozi ba M23 bagenda baha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, bavuga ko n'ubundi mbere yuko binjira ishyamba babanje kuganira na Tshisekedi kugira ngo barebe uburyo
guhezwa n'ubugizi bwa nabi, amakimbirane yakomeje kujya agenda aba uruhererekane ku butegetsi, yarangira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo bagahabwa uburenganzira nk'abandi bakongomani. Yaje kubitera utwatsi ndetse ahitamo umwanzuro wo kuvuga ko nawe agenda mu kijyo cy'uwo yasimbuye cyo kubasubiza cyo gusubiza abo baturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo kubohereza mu Rwanda, kuko ngo ariho bakomoka. ariko ukibaza arabohereza mu Rwanda n'ubutaka bwabo bwimura abushyireho, arabohereza mu Rwanda, bigende bite? Ibyo ngibyo rero niyo mpamvu kugeza amagingo aya aribwo ugenda ubona Tshisekedi n'ubundi ashinja mugenzi we yasimbuye ubugambanyi n'ubugizi bwa nabi no gukorana ngo n'umutwe yita ko ari uw'iterabwoba M23 mu mugambi ngo mubishaho gushaka gukuraho ubutegetsi bwe, mu mugambi mubishaho gushaka ngo guhirika ubutegetsi ngo bwatowe n'abaturage. Ibi rero byaje kuviramo n'ubundi ku magingo aya, kuko uwo bita Joseph Kabila ntago ari muri Kongo, ntawuzi ngo ari ahangaha, ngo abenshi bagiye bavuga ko ngo ari muri Afrika y'Epfo, abandi bavugaga ko ngo ari muri Malawi, abandi bakavuga ko yari ari muri Zimbabwe, ndetse n'amakuru yatangajwe mu minsi ishize ubwo inama ya SADC yateranaga, havuga ko hari intasi zigera kuri 34 zari zapanzwe na Tshisekedi kugira ngo zivugane uwo yasimbuye Joseph Kabila, ndetse n'undi muntu wahoze wakuriye igipolisi cya Kongo. Abo byo byose bikaza kuvumburwa ngo n'ubutasi bwa Zimbabwe bwaje kuburizamo icyo gitero, bakavuga ko akenshi nabo bahise bagishyira ku butegetsi bwa Tshisekedi cyangwa intasi z'abakongomani arizo zashaka kwivugana wahoze ari perezida. Rero niyo mpamvu kugeza amagingo aya dukomeza kujya tugenda twumva kutumvikana ubishingira ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, ngo kwihisha inyuma ya kudeta yari gukorerwa Tshisekedi, ngo kuba Corneille Nangaa nk'umuntu wari hafi cyangwa wumvise ubwumvikane bwagiranywe na Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila, nawe ari mu bantu Tshisekedi abara nk'abamubangamiye kurenza uko yaba ari umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Makenga, ahubwo akabona ko Corneille Nangaa umuhuzabikorwa wa FCM 23 ari we ubangamiye Tshisekedi cyane kurenza we na Kabila, kurenza abandi bandi babarizwa muri M23. kandi kuva yajyaho n'ubundi FCM 23 yahise ifata umurongo cyangwa ifata umurongo asa nkaho ugaragara w'ukuri ko yari ifite abayihagarara ku rwego rwa politike, bashobora kugenda bakicara mu biganiro, bashobora kugenda bakaganira ku kintu icyo ari cyo cyose, bashobora kuvugira M23 no ku ruhando mpuzamahanga, kandi none bigafatwa n'umuntu wari uzobereye muri politike ya Kongo, kuko yabaye n'umuyobozi wa komite yashinzwe y'amatora cya komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba rero azi ubwumvikane bwabaye hagati ya Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila. Rero ibi bintu bibera mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko hagiye hanavugwa ibiganiro byabaye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, rukabera muri Angola, ndetse na n'ubu bigikomeje. Nk'umuhuza wabyo Joao Lourenço, perezida wa Angola, bavuga ko agomba guhuza, kugarura amahoro cyangwa kugarura ubushuti, kugarura ubwumvikane no guhosha umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ikirengagizwa ntitumirwe mu biganiro, ntitumirwe mu gushakira umuti w'ibibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, biri kubera muri Kongo, aribyo n'undi bikomeza gutuma intambara ya Kongo ikomeza kuba ndende, umuturage w'umukongomani akomeza guhezwa, umuturage w'umukongomani akomeza gukorerwa iyicarubozo ndetse n'ubugizi bwa nabi. Nta kintu na kimwe cyasa nkaho cyerekana ko intambara ya Kongo n'ubundi ishobora kuzarangira mu gihe impande zihanganye, yaba ku ruhande rwa leta ya Kongo rugikorana n'imitwe itwara gisirikare, rugikorana n'imitwe ifite ubugizi bwa nabi, rugikorana n'umutwe igambira gutera ikindi gihugu, rugikorana n'imitwe yitwara gisirikare iyo basahuzi, rugikorana n'abandi bantu bafite inyungu mu makimbirane n'ibimo birabera mu burasirazuba bwa Kongo n'umwuka mubi cyangwa intambara ariko mu burasirazuba bwa Kongo, batifuza ko iriya ntambara yarangira, kubera ko ku mugani nk'ibyakunze kujya bigenda bitangazwa
umutungo kamere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amabuye y'agaciro, buri kimwe cyose kiri muri Kongo kibiturufu ikoreshwa n'uwo ari we wese n'ibihugu bya gashaka buhake kugira ngo bikomeze kungukira mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Noneho byakwiyongera nka twarabibonye kuva Kongo yatangira kubamo imirwano yiyongera M23 ubwo yagarukaga muri 2022 ishyira 2021 ishyira 2022, ibihugu byinshi byahise byitabira ku kigero kiri hejuru. Tuguha nk'urugero rw'igihugu cy'u Burundi ruvuga ko rugomba gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rutanaziyaze bitanateye kabiri bahita bohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya ngo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyaje kurangira n'ubundi bijanditse mu busahuzi kurenza uko bajya kurwana n'umutwe wa M23, kurenza uko bakomeza guhangana n'icyo bita umutwe wa M23. Ibihugu byinshi bya SADC benshi twagiye twumvise imyanzuro yafatiwe muri Zimbabwe n'iriya nama ya SADC, banziye ko bagiye kohereza ingabo kuhashya umutwe wa M23, banzura ko bagomba gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutsinda no gutsinsura umutwe wa M23 kurenza uko bajya mu biganiro. Bayishishikariza kwinjiye kujya mu ntambara kurenza kujya mu biganiro, ibikomeje gutuma n'ubundi uburasirazuba bwa Kongo bukomeza kujya mu mazi abira n'intambara y'urudaca. Ni bizashyira n'undi M23 bikarangira yigarurira igice kinini cya ziriya ntara, cyangwa se n'undi yo balkanization yakomeje kujya igenda ivugwa, yaba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba ku bandi bo ku ruhando mpuzamahanga, n'undi bizarangiye yo balkanization ibaye, kuko niwo mwanzuro ushobora kuzaba ari wo mwanzuro wa nyuma kugira ngo bari abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi babone umutekano, babone umudendezo, babone inyungu mu butegetsi bishyiriyeho kuko n'ubundi amatora y'ejo bundi aba ya Tshisekedi nubwo bavuga ko yabaye, nibyo ni ibyavuzwe, ariko ababivuze hari ibyo bagendeyeho, hari icyo bashingiyeho bemeza. Bavuga ko n'ubundi ziriya ntara cyangwa aho M23 yagenzuraga hategeze hakorerwa amatora. Ntago leta ya Kongo yavuze ko hataziyabera amatora, gituma n'undi M23 ivuga ko n'undi ubuyobozi buriho itegeze bugiramo uruhare, bituma n'ubundi biyongera imbaraga no kurwana no guhangana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu, reka twifuriza abakongomani kurwana intambara no kuzabona amahoro baharaniye bagezeho, kwifuriza igihugu cya Kongo kuba cyaba igihugu kirangwamo umutekano n'umudendezo kuri buri mukongomani wese nta guhezwa. Reka dushimire buri umwe wese ukomeje kujya agenda abana natwe, wakanze subscribe, ukomeje kujya agenda twiyungaho umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, nakagaruka duhure mu biganiro byacu bikurikiyeho. Imana nibane namwe.